Yesu ashimwe bene data, muraho neza mwese. Nagiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo, tugushimiye amahirwe uduhaye kongera kumva ijambo ryawe. Yemerera umwuka wawe wera yende ku byo waduhishiye, abiduhishurire, abyenda bituzanire, atwigishe n'uburyo dukwiriye kubisohoza nk'uko ijambo ryawe uza kuba waridutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku mbuto y'umwuka wera yitwa ibyishimo. Uyu munsi turaza kubona ibyishimo bituruka mu gakiza. Nibyo tuza kuganiraho turifashisha Zaburi ya 51. Ni Zaburi ya Dawidi yanditse ubwo yari arimo kwihana. Turasoma umurongo wa 9, wa 10, dutaruke tugere ku murongo wa 14 w'iyo Zaburi ya 51. Zaburi 51 umurongo wa 9 aranditse ngo ngejeshe Ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndoshe urubura, unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufwa wavunnye yishime, nsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, nkomereshe umutima wemera. Imana tugirire neza. Nkuko nari mbivuze, iyi ni Zaburi ya Dawidi ubwo yihanaga nyuma yo gukora ibyaha. Yararikiye umugore wa Uriya, kumurarikira gusa, anamutumaho bararyamana, atwara umugore wundi. Amaze kumenya ko yamutwitse inda, arangije atuma ku mugabo we agira ngo akore trick, iyo ndi zitirirwa umugabo we, ariko uwo mugabo ntiyashima kujya mu rugo iwe, kujya kuryama mu rugo iwe, kandi isanduku y'Imana ngiraye ku rugerero ku rugamba. Arangije aravuga ngo ntago nakora ibisa bityo. Dawidi abonye yuko umugabo yanze kujya iwe, arangije ngo amwandikira urwandiko rubi cyane. Muri urwo rwandiko aramubwira ngo arushyire umugaba mukuru w'ingabo. Muri urwo rwandiko hari harimo ngo Uriya bamushyira imbere aho urugamba rukomeye, nibarangiza bamuhane. Cyari icyaha kibi cyane. Umva yatwaye umugore we, asambana nawe, arangije agiye no kumugambanira ngo mwicishe. Byababaje Imana cyane. Ibyo bikiba rero umunezero w'Imana waragiye, umunezero urashira uragenda. Imana ariko kuko ari urukundo iza kumutumaho umuhanuzi Natani. Ngo ndimo nganira wenda de kubisubiramo kuko hari abashobora kuba batazi izo nkuru. Imana iza kumutumaho umuhanuzi Natani, amucira umugani mwiza ugambiriye yuko yihana. Dawidi rero nawe yakundaga Imana, yakundaga no guca bugufi mu buryo bunejeje. Acyumva neza iby'icyaha cye, umwuka wera aramusanga, aramwemeza. Dawidi aca bugufi, arihana, atangira avuga ngo mubyane wa mama yanzariye, yemera ibyaha bye, aramanuka yatura iby'ibyaha bye, arabirondora. Ageze kuri umurongo wa 9 aravuga ngo nyejeshe Ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Imana tugirire neza. Ku murongo wa 10 asaba Imana ikintu cyiza, arayibwira ngo unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amavuta wavunnye yishime. Ntiyari aherutse kwishima, umunezero wari warashize. Yari akumbuye umunezero uturuka ku Mana. Iyo ahantu icyaha kigeze, umunezero w'agakiza uhita ugenda. Umunezero ugikora icyaha, umunezero w'agakiza uhita ugenda. Ushobora gushakisha mu bindi bintu byinshi, ariko ujya ukora icyaha, umunezero w'agakiza uhita ugenda. Hari n'igihe Satani akubeshya, akakwereka ko abantu aribo bakubabaje, akakwereka ibitagenze neza mu rugo iwawe, cyangwa se mu kazi kawe, cyangwa se kwitorera aho usengera. Akajya kwereka ko abandi aribo banyamakosa, kandi ari ikibazo cy'icyaha ufite, kugira ngo arusheho no kukubabaza, arusheho kukujyana kure. Ukagenda na mugenzi wawe mukorana, yatwara ikaramu yawe bikakubabaza, kandi ikaramu asanzwe ayitwara edayerisi ni yawe, ahubwo wenda niyo ikigukorera. Umuntu yaza kukwegera, yanaguhagarara iruhande, ukumva birakujennye, ukumva birakubabaje, ukumva wamubwira nabi. Nyamara si ikibazo cyo guhagaza iruhande, ni ikibazo cy'icyaha wakoze ntiwihane. Si ikibazo cy'uko umuntu yadeplashije akantu kawe, ahubwo ni ikibazo cy'uko wakoze icyaha ntiwihane. Si ikibazo cy'ibitatunganye neza mu rugo iwawe, ahubwo ni ikibazo cy'icyaha cyawe, kuko n'ubundi uba wari usanzwe ubyihanganira. Imana tugirire neza. Si ikibazo cy'abavandimwe bawe, si uko bakosa, si uko bakora nabi, n'ubundi hari igihe baba basanzwe babikora,
ahubwo wa munezero wabuze ufitanye isano n'icyaha wakoze. Icyaha icyo ari cyo cyose kikwiba umunezero. Ushobora kuvuga nabi ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko uko kuvuga nabi ni umujura Satani aba yohereje kugira ngo akwibe umunezero. Ushobora kubeshya gatoya ukagira ni ibintu bisanzwe, ariko icyo kinyoma gitoya ni umujura Satani aba yohereje agakwiba umunezero uturuka ku Mana. Mwene data, uramenye wirinde icyaha, kuko icyaha ni umujura wiba umunezero. Imana yacu tugirire neza. Uburyo bwiza bwo gusubirana umunezero wo mu gakiza, uburyo bwiza bwo gusubirana umunezero tuvoma mu gakiza, uburyo bwiza bwo gusubirana umunezero dukomora ku Mana, kuko ari wo munezero wuzuye. Uburyo bwiza bwo gusubirana umunezero ni ukwihana icyaha. Iyo utihaniye icyaha ntushobora kunezerwa, bibaho ntibishoboka. Ubona ibindi bintu bijya gusa nk'umunezero ariko bidatanga umunezero wuzuye. Imana yacu tugirire neza. Abaririmbyi beza, komedi, gutembera, ibitaramo, gukina, kwishimisha, imikino y'uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye, ibyo bintu ni byiza rwose pe, ariko ibyo bintu ntibishobora kuguhereza umunezero wuzuye. Umunezero wabyo ungana n'amasaha uba wabihaye. Abantu bajya bajya mu mabuwate donuye ariya yo guceza, masware, muri night club, barabyina rwose bakishima, bakibwira hari ko banezerewe, ariko umunezero w'iyo buwate cyangwa night club urangirana n'amasaha ya night club. Ukirangira bagifunga umuryango utashye iwawe, ujya kugera iwawe umunezero washize. Abishimisha, abakobwa bishimisha ku bagabo cyangwa se abagabo bishimisha ku bagore, ibyishimo bingana n'umwanya bari kumwe n'abo bantu. Bagitandukana umunezero uhita ushira, kuko muri abo bantu nta munezero ubamo. Umunezero wuzuye uturuka kuri Kristo Yesu, ni umunezero wo mu gakiza. Imana yacu tugirire neza. Hari n'abajya bakanywa inzoga bakishimisha, ariko umunezero w'ibyo ungana n'umwanya wabihaye. Ugitandukana n'ibyo binezeza, umunezero ubushize. Hari n'abatemberana n'inshuti, gutembera ni byiza, ariko umunezero wo gutembera ungana n'amasaha wageneye iyo trip. Hirya y'iyo trip nta munezero buhari. Umunezero wuzuye uturuka ku Mana. Imana niyo yonyine yanezeza umutima wawe bigashoboka. Uburyo bwiza bwo kubona umunezero uturutse ku Mana ni ukwihana ibyaha. Imana yacu tugirire neza. Ugatera umugongo ikibi. Abantu bari muri Kristo Yesu barishima bari na bonyine, barishima bari mu nzira. Uzi ko unaryama ukishima, ugakanguka useka unezerewe. Imana igira ukuntu abo bantu ijya ibanezeza bari no mu nzozi. Bakarota inzozi nziza, bakishima, bakanezerwa, bakabyuka baririmba indirimbo z'amashimwe, bakabyuka banezerewe, bakabyuka bavuga mu ndimi, bakabyuka bishimye, bafite umunezero mwinshi. Niyo batari kuvuga babishimye. Imana igira ukuntu inezeza imitima yabo. Abo bantu bicaye, mushobora kuba mwicaranye, ariko mu mutima we harimo ibitaramo by'umunezero. Anezerewe, akagenda mu nzira yishimye. Ni umunezero udaturuka mu ngano y'ibyo batunze, ni umunezero udaturuka mu babakikije. Barishima, bari no mu burwayi bakishima. Uzi ko bagira n'ibyago bakagira umunezero muri bya byago. Ni abantu badasanzwe. Ikintu gituma bagira uwo munezero ni Imana ituye muri bo. Nkwifurije gukora ibikwiye kugira ngo ugire uwo munezero. Kwihana ugatera umugongo kibi nibyo bitanga umunezero wuzuye. Yesu Kristo aduhana